akira indirimbo indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe n'umutima wuzuye ibinezaneza igihe namukomangiye namubonanye gusa asubire guseka kwanjye buriya diyama iba mu cyondo ariko niyo yaba imyaka ibihumbi mu cyondo ishobora guhinduka icyondo. Wow. Ni ukuvuga ngo uri mu bibazo wishwe n'inzara wapfuye wahwereye aho ngaho niyo Imana ubundi tubika kuvana yego kuvana ukabyibuka imyenda ikanga no kugukwira noneho ubwo nibwa mbere ngeze muri santere agashya kambayeho sinakavuga wowe nagiye muri Marriott nigeze kukavuga ndi kwa mami mu biterane ndikambivuga kandi aho byari online nagiye muri santere noneho ndibuze kurya ye mu restaurant iba muri B1 ngewe nikandira G njye muri gym nisanga muri gym bari gukora udusiporo nayobye none yibaze narayobye ndayobaga telefone kanjye kazimye nakuyemo nkakije ngira Imana akajya muri mbamamagaye abashuti banjye bahita bambwira ati subirayo ukande B1 ako gashya kambaye performance nyirizina. Wow. Yes. Abyibuka performance yacu niyo bafunguriyeho niyo online isi yose iri kureba abandi ba Prosperi ba Emma Wimana ba Krizo bo bakoze performance batari online kuva nabo nibwo gamene ngiye muri arena kandi sinari mbuze ubushobozi bwo kujyamo yego ahubwo sinigeze njyamo ngiye gufana. Mbese wagiye muri BK Arena ugiye kuririmba? Sinagiyemo ngiye gufana umuhanzi ahubwo nagiyemo ngiye gufata umwuka wera ngayihuza nawe. Wow. No kuvuga ngo naje gusanga umuntu uri mu gakiza no muri leta babayeho neza. Wow. No muri leta babayeho neza nimba bavuga ngo ntukibe yego utari mu gakiza ariba bakamukubita cyangwa bakamufunga Bira niba ivuga ngo rituka ngo bisindishe wagiye mu kabari yatanze naye ataha umutwe wamenetse utameneka ugasanga ngo ibyeri nyinshi mu gitondo buri warwaye umutwe niriwe ndi muzima namwe amazi cyangwa yego. Yes, turabashimiye mwese abadukurikira ngiye tugiye kubana na Aphrodis Uwizeyimana nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero dufite umutumirwa munsi ntago ndi jyenyine. Uyu munsi noneho twasuye umwe mu ba jeune bameze neza cyane, bameze neza nkuko mubireba kuri kamera, bameze neza ariko uyu munsi rero nkuko njya mbabwira ngo urugendo rwa muntu ni rurerure, bamwe muri mwe bakagira ngo ndababeshya, ariko uyu munsi hari ibihamya ndetse kandi ibyo bihamya biri imbere yacu. Hanyuma reka ne kwizimba mu magambo. Yesu ashimwe soso. Ahimbazwe. Umeze neza? Meze bo ndakomeye cyane. Uyu muntu mureba afite byinshi asobanuye, mbese ni nka kwa kundi uvuga ngo ni ibihamya bigenda. Reka. Ni ibihamya bigenda. Twamusanze rero aho yarari twifuza kumuganiriza kuko hari byinshi asobanuye ku bantu bamuzi ndetse n'abatamuzi. Ni nayo mpamvu twamusuye kugira ngo mugire byinshi mwunguka. Duguhaye ikaze ku Ruzabibu TV official kandi wimvemo ikaze ku Ruzabibu TV, hanyuma wirekure tuganire. Umeze neza rero? Asante cyane, Imana ibahereze umugisha. Urakomeye cyane. Ndamahoro, ndashima Imana. Ndagira ngo banze wibwire abantu bakurikiye Uruzabibu TV official, ari abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, aba bantu bose ubibwire hanyuma dukomeze tuganira. Yego, Imana ibahereze umugisha Aphrodis. Kananjye nibwira abantu badukurikiye, azina yanjye nitwa Nkunziza Gadi Soso. Soso ni abantu benshi bazi. Nshimye Imana ko turi kumwe na Aphrodis. Yego.
ikindi ndi umusore sindashaka murabona ko nta mpeta yambaye ariko ngo noneho ngo basigaye bazisiga mu rugo so ndacyari umusore ndi umuramyi nkunda Imana n'abantu yego ubwo aho ngaho magejeje ari ikintu byabitwaye uwakureba yagira ngo ugire isoni njyewe se ariko singira isoni ahubwo isoni zo zirangira ntabwo njyewe ngira isoni ahubwo isoni zo zirangira ako kantu waza kugasobanura njyewe ntabwo mfite isoni kuko urugero umuntu ufite iyi telefone n'ubuyizi baratandukanye kuko indamutse mfite isoni ubwo nyine urumva naba mfite nyine isoni nta nubwo nanatuma umuntu naza kundeba ubwo isoni zo ziramfite uri kumva se ndabyumva cyane aho kugira ngo nyengire isoni zikwiye kungira birumvikana njyewe na isoni mfite ahubwo zo ziramfite cyane urakoze cyane hanyuma nk'uko wari umaze kutwibwira Nkurunziza Gadi hari abantu bajya bakwitiranya uzi ko ayo mazina yanjye n'ayanjye n'ayawe irangamuntu niyo yanjye ariko igitangaje ushobora kumpamagara Nkurunziza cyangwa Gadi ukahamagara nk'inshuro nk'eshanu nturamenya ko ari njye utaramenya ko baguhamagara bivuze ngo uvuze soso urumva umutima wanjye uguwe neza ubwo noneho turakoresha soso cyane hanyuma n'ahantu hose ni soso nigeze kujya kuririmba ahantu noneho baravuga ngo najyanye n'abatipe b'inshuti zanjye abasore twagiye muri sorute hari muri kaminuza sindi buyivuga ko naba namamaje ntacyo ntakego turangije umusore umwe aravuga ngo reka sinjye ndi buririmbe haririmba soso noneho bareba bakabona turabahungu yego bagiye kubona babona mfashe mikoro ndimo ndasaba aba worship yabo ngo abakobwa baze badufashe noneho bose baryana inzara noneho bakibaza se soso ni umuhungu cyane pasiteri yafata mikoro ntabwo yatambutegamo akantu atavuze soso buri kantu kose yihitaga avuga soso nyine soso ni izina nkunda ese tutarabitambuka hari umuntu ushobora kwibaza ngo soso ubundi si izina ry'abakobwa byaje gute ni iby'ubu ngubu ni iby'ubu abantu bareka gutekereza iby'ubu baherekera n'uyu mukobwa witwa soso guhera nka 2008 ubundi yenda ubwo nubwo ariho ufatiye nubwo atari kera cyane ariko ubundi soso byavuye soso kuri njyewe soso kuri njyewe ni story nziza story nziza soso ni story nziza mfite mama umbyara ndanamuramukije cyane aha aragubwe neza mfite mama umbyara niwe wanyise iryo zina ni nickname yanjye kubera ko yakundaga umuziki mama akunda Sosomado noneho aravuga ati naramuka nyise Sosomado bahita bavuga ko yashishuye anyitira soso akwitira soso noneho kugira ngo bijye bimukumbuza Sosomado voilà ubwo amahirwe ya Nyagasani icyo kintu mama yampaye ikuriramo ariko maybe ko Sosomado ataririmbaga gospel ntabwo yarimbaga gospel mbikuriramo kuko nakuraga ikintu cyose nakuze nkunda gukina football ariko mama akambwira ati wapi ikintu mushaka kuririmbira Imana ko ngira akantu kitwa Imana akantu ko kuririmbira Imana kuririmbira Imana gucurangira Imana nibyo bintu bibi naho soso byavuye aha urakoze cyane hanyuma hari abantu bajya bavuga ko hari umusitari musa mu Rwanda sinzi niba hari umusitari wo mu Rwanda uzi mwaba musa bro reka ubwire ninde musitari mu Rwanda uzi mushobora kuba musa dusa nakuze ndi umwana nsa na Haruna Niyonzima wowe wa mbere kina football wahita Haruna ifite ubwaro bwanga butangiye no kuza bwa Jean bakavuga ndi Haruna banyitaga fundi noneho kubera nyine icyo gihe nari mu fundi gaso done bo bakagita Haruna bakagita Haruna nzi no gukina football umuze noneho rero isura Haruna iragenda irabura aza iyagafaranga
hari n'ahantu bigeze gukora interview mu tipo nkoresha interview yandikaho ngo twabonye muri agafaranga ariko ntabwo gusana agafaranga ntabwo mbizi ko dusa kuko sinyafata umwanya ngo nite kw'isoso. Reka nkubwire impamvu mbivuga. Nigeze kubona ahantu wa performinze uri kuririmba hanyuma nkubonye nikanga ko ari gafaranga wagiye kuririmba. Rero jewe ntago hari n'ahantu nigeze kujya flow nigeze kujya ahantu barambaza se uramuzi byanyabyo muzi yego ndabwira ndamuzi muravukana se ndabwira nawe nyine nanjye numva ko abantu bavuga ngo turaze ariko uwo mutipe nyine dushaka tuzahura gafaranga. Nureba iki kiganiro ndifuza ko twazahura muri kumwe na gafaranga bakareba ukuntu murasa bien. Baravuga ngo turasa ngo just n'ukuntu ngo tuteye na character ni zimwe baragenda babireba ukuntu tugenda tuganira harimo kandi gafaranga tuzahurira nawe. Anyway sawa reka cyo tugisubike tuzagisubukura ubutaha. Thank you. Twari twagusuye kugira ngo tuganire ku rugendo rw'ahantu wavuye n'ahantu ugeze uyu munsi. Buriya impamvu yabiduteye nibyo turi buze kubabwira mu kanya kuko hari byinshi twagiye twumva mu buryo bwawe bwo kuzamuka ariko byabaye agahebuzo ubwo waririmbaga muri Geda 25 aho rero twabonye uri ku rwego rwiza ndetse tunakubona nk'umuntu w'umunyempano ukomeye ariko twumva twifuje ko twaganira ku rugendo rw'intangiriro zawe ku rugendo rw'aho wavuye ubundi nka Soso mbere y'uko ugera muri Kigali mbere y'uko uyu munsi wa none wisanze muri Kigali Soso yaturutse ku ivuko oya nubwo data ku ivuko ariko Soso yazamukiye hehe mbere y'uko ngera i Kigali mbere y'uko ugera i Kigali wazamukiye hehe impano yawe yo kuririmba yagiye iba nkaho itera imbere cyangwa se nkaho izamukira yazamukiye hehe urwo rugendo. Jewe ubundi kamvuge kantu mbone kugusubiza. Hari ijambo maze iminsi nyine riri kumfasha ndi kubwira buri muntu wese. Mu bihe byashize nigeze kuvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kuba igitangaza atabaye itangazo. Yego. Urumva iryo jambo narigendeyeho igihe. Nta muntu gasubiremo. N'umwe ushobora kuba igitangaza atabaye itangazo. Yego. Mbere yo kuba igitangaza ubanza kuba itangazo. Yego. Buriya ntuzababarenga abantu bakubuze. Bapepe. Nubu baranga abantu bakubuze. Njye witunera ikibazo. Iyo abantu bakubuze barakwamamaza. Kandi kwamamaza publicity irahenda. Yes. Noneho rero aho ngaho niyo tujya kubera igitangaza. Ubanza kubitangaza mu bantu. Ko kantu karakaze. Ubanza kubitangaza mu bantu. Nubwo iyo wabaye itangazo ujye muri gospel. Kamvuga kuri Mbonyi. Usanga n'umuntu uri mu cyaro cye kiriya azi indirimbo ya Mbonyi. Arayizi. Bivuze ngo yabaye itangazo. Kubitangaza byatumye bigitangaza. Yes. Ndabyumvise cyane. Noneho ari rindi noneho mfite muri iyi minsi. Nta muntu n'umwe nyine mbere yo kuba ukomeye ubanza kunyura mu bikomeye. Yego. Kandi iyo ubaye ukomeye ibikomere biriyomora. Gasubiremo ako kantu. Mbere yo kuba ukomeye unyura mu bikomeye. Yego. Kandi iyo ubaye ukomeye ibikomere biriyomora. Iyo ubaye ukomeye ibikomere biriyomora. Nago bigombera reka nguhe urugero. Ariko birumvikana. Hari ubuzima waraciyemo ukabura n'igiceri cy'ijana. N'inote y'igihumbi ukayibura. N'ipantaro ukayibura. Ariko hari ubuzima ugeramo bitewe n'ahantu uri n'ibyo uri kurya nawe uryama. N'ibyo bikomere wagize ukabyibagira. Ntutangire no gutekereza ntiwibuka ko ugeze kubabara. Bikagenda bikabura. Byo bikiyomora utabigizemo uruhare. Nta ruhare. Naruhara umunyarwanda yavuze neza avuga ngo amafaranga kubisarura. Ariko muri make nyine ibikomere biriyomora. Yego. Ntabwo warubigizemo. Abantu bagatangira kukubwira ngo umeze neza. Umuntu utarakubazaga ngo amakuru akayakubaza utabimuzi. Agatangira cya gikomere wagize ngo nta bantu nigeze kugira nta ugakura ufite ikintu mu mutwe. Ko numva urugendo rwawe rusa nkaho rwari rukomeye. Yes.
rwari rukomeye cyane kugira ngo byibuze na wa muntu utaragira hagera ukiri hirya gake ukiri inyuma gake nawe umurememo icyizere cyuko bishoboka. Natangiye mvuga ngo ndumuramyi pe ndabyemeranye n'umutima wanjye ijana ku ijana, ariko kugira ngo wenda ngire i Kigali si ko wabuze yego kugira ngo ngere i Kigali naje mu bintu byinshi kuko mu buzima bwanjye umuntu wabayeho sinzi nyine ninjye nabyisanzemo yego nabayeho nkunda ikintu kirekeranye no kuririmba no gucuranga keyboard. Kuririmba no gucuranga keyboard hari abantu batazi keyboard wabasobanurira piano cyangwa abandi bazi senti sazi senti bazi kidari. No kuvuga ngo ubuzima bwanjye namenye neza ko ibintu nabikunze niga ngiye mu wa mbere secondaire ndumva byari nka 2010 abantu bahita bamvumbura igihe nasohoye nta kibazo byari 2010 nibwo nibonyemo impano yo kuririmba yego, ariko kuva mbere kamere ubundi ahantu impano yanjye yagaragariye neza mu myaka yanjye nk'icyenda cyangwa 10 yego nari mfite mubyara wanjye ndakuriye kwa mukecuru byara mama nari mfite mubyara wanjye twabanagayo najyaga mfata ameza ari ukuntu twajyaga mu rusengero nkabona bacuranga baririmba noneho nkabwira mubyara wanjye yajyagira imana yo gucurangisha umunwa nkagenda nkafata ku meza gutya nk'uri gucuranga uwo agacurangisha umunwa atabikora nkarira. Noneho nyuma menye ukuntu foromere ya senti imeze nkazaza mfata umuhoro umupanga nkajya mu rutoki nkacamo igitumba gutya nkajombamo ibiti nkaca taburo ku myaka 10 nkaca taburo gutya ya senti ya piano. Noneho nkapfumuramo uduti ku ruhande nawe ku ruhande nkafata uduhengeri uratureba tuba twimengeye ndatuye uduhengeri nkadufata nkatujomba hano nagiye ncukura ku mutumba nkazancurangisha umunwa nkanda kuri twa duhengeri ngo ndi Buganda buto za piano curangisha twa duti nagiye njombamo noneho ubwo urumva nabikunze kera nkazandirimba indirimbo zo muri ADPR kuko najya mu kazi wanjye yasengeraga muri ADPR ndirimba kandi nzizi ikibawe. Noneho ubwo mu kwiga kwanjye hari ahantu habaguha mbere buriya negeze kubiteramo kare umuntu story hari ahantu hamwe nabaguha mbere ahantu hamwe nyine ngiye nabaguha mbere hari muri koka koka kwa kundi bavugaga yanaruzuzaga ko kundi bavugaga ngo igihe cya koka bera byo muri class ndabyumva je nagendaga imbere nkaririmba nta ndirimbo yatewe nimwe ntarinzi. Noneho ndibuka ari na situation mama yigeze kujyamo ndamuririmbira indirimbo yatewe uvuga ngo ndayikunde sinigeze nyibagirwa yakubwiye kera niyongiye kuvuga nyuzuye ndayizi iyo ndirimbo noneho ngo ibyo yakubwiye byose zabikora iza kuza muri kwicazanye n'ibikomangoma. Nukuvuga ngo iki gihe cyose nakinyuzemo nyifitemo icyo kintu ariko kitaragaragara kandi byabagaragaraga ko ukiri umwana muto. Noneho ngiye mu wa mbere secondaire nibwo mvuga ngo byaragaragara. Ndibuka nikanye n'umufite twiganaga twiteranwaga bitaga Gadi twararimbye rimwe indirimbo ivuga ngo babyeyi benshi birahira abana babo noneho ndekuye voko na Gadi yirekuye umva baravuga ati bibaze kuririmba noneho ubwo icyo gihe nubwo nahise no gucuranga keyboard neza utuntu duke. Noneho hari umuhungu wacurangaga ku ishuri yarakuriye amakorari bamwitaga Jamani yego ahita nshyirimbiza avuga ati wowe kabisa ni wowe uzaza uridinga. Noneho nkubwe umuntu nigiye yo kuririmba ubwo muri secondaire nigiye kuririmba kuri Kadogo muri Hirimbi yego ndirimba nkakora copy paste yiwe vuko yiwe uko yagiye akaba ari kwisohoka. Noneho bakumva ukuntu uri kuririmba zamuhimbaza nyiriho ngifite ubugingo boge neza yangeriye ukumva vuko ndi gukora ni Kadogo cyangwa Peter. Noneho
ubwo ndakomeza ubwo urugendo rwanjye ubwo ni muri secondaire secondaire yose nararirimbaga noneho ngeze mu wa kane ntangira gucuranga na keyboard. Mbere yo ucuranga keyboard ugeze mu wa kane mbere yaho hari korali wigeze ujyamo? Bisanzwe naririmbaga muri korali y'abanyeshuri. Naririmbaga muri korali y'abanyeshuri aho ngaho mu kigo. Yego aho ngaho mu kigo. Hanyuma ugeze mu wa kane noneho nangira kuririmba noneho mbadirija mpuzamakorali mu kigo. Yego ugeze mu wa gatanu mbadirija mpuzabigo. Ugeze mu wa gatanu badirija mpuzabigo noneho bakuri mpuzamakorali yo mu kigo mpuzabigo. Habaga amarushanwa mpuzabigo yaberaga i Rwamagana muri Rwikuba. Noneho ngiye mbadirija mpuzabigo. Wow yes banorera kubadirija mpuzabigo. Urumva noneho nibwo natangiye kubikunda cyane. Ntibyanambuzaga kwiga ugasanga muri class ndi kuririmba. Deja byari impano yawe. Hanyuma mu kubigufashamo donc birumvikana ko na mama wawe yakundaga muziki ntabwo ari kuguca intege. Urumva ni mu bantu bagiye bakongerera imbaraga zo kubikunda. Hanyuma kugira ngo ukore kuri keyboard bwa mbere kuri keyboard bwa mbere nayikozeho 2015. Yego nayikorezeho kubera umutipe bita Dani nawe ndamusuhuje. Dani ni umwira waje. Dani ndamuzi umucuranzi. Umucuranzi turamusoje cyane. Niwe wamwumbuje keyboard. Yanyeretse utuntu nka dutatu. 1 4 1 5 fa dièse isanzwe. Noneho kubera kubikunda narabihize. Nkazamba inshuti n'abantu bazi gucuranga kugira ngo anyigishe. Yego noneho ku buryo urugendo rwawe rwo gucuranga rwo ni rurerure. Najyaga mva mu rugo ngira ngo urahazi. Mva mu rugo iri Rwamagana ubwo ni hagati ya Rwamagana na Kayonza. Nkagenda n'amaguru nkajya gucuranga Rwamagana mu mujyi. Ubwo bafite practice ariko ahantu najyaga kuririmba bafite practice saa 10 njyewe nkajyayo saa 5 n'amaguru nkageraho nka saa 7 nakuraga n'akamucaka saa 7. Yego nakora kuri keyboard kuva saa 7 saa 10 baza gukora repetition kandi ubwo ni gucuranga n'ibishyize gucuranga bya bindi byo maze iminsi niga. Yego ariko yari yaragize ibyo kwereka ariko ibyo yanyeretse nibyo byamaye inzira yo kumenya ibindi. Noneho uko ndi gucuranga uko ngenda ndi gucuranga wongera ubumenyi ugera intoki zimenyera ama research intoki zanjye zikamenyera. Yego noneho ukwaje muri quartier. Yego akanyereka ibintu ukwaje muri quartier akanyereka noneho ndagenda noneho mbigira n'akazi gucuranga. Mbigira akazi kuririmba byajyanye no gucuranga. Kuko nahantu nabonye akazi bwa mbere ko gucuranga byari biturutse mu kuririmba. Aho misemagira ikibazo buriya hari ukuntu usanga yenda nk'umucuranzi yataramenyera gucuranga. Hari nk'insengero zimwe na zimwe ashobora kuba yasengeraho akaba yakegerana n'abacuranzi akaba yasaba gucuranga. Hari ahantu waba warigeze yenda nko gucuranga utarabimenya ku buryo bacurangira nabi nawe ukumva urakotoye. Abantu nashatse Brother ahantu nacuranze bwa mbere mu ikanisa Kayonza bita Eglise Vivante. Niho nacuranze igihe nacuranze imyaka 4 nacuranze nabizi mava ngerageza. Ariko urumva warabacurangiraga ugakotora njyayo nakoreraga muri full band. Yego njyayo no full band ubusha amanota ubusha bikabiha noneho uri gukina piano iri main. Yego bikabiha noneho ikintu cyatumye batandekura ni ukuririmba. Byageraga igihe ku cyumweru mu gitondo nkamadi gucurange nimugoroba mu gitaramo haza umucuranzi. Yego umucuranzi wanjye bita David namuzanaga ko David we yarabizi agacuranga nkafata mikoro. Yego nafata mikoro ugasanga abantu benshi bahujije n'umwuka wera batukura dukone okay nuvuga ngo kuririmba bigakurura abantu bikaganza gucuranga. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi wa none kuririmba bikomeje kuza imbere cyane. Kuririmba ushobora gusa nta n'umuntu uzi ko nzi gucuranga. Akenshi bazi ko
uri umuramyi uri umuririmbyi kurusha uko bazi ko gusa tujyanye nk'ahantu ugasanga umucuranzi aradutenguye ngiye kuri keyboard ngakora kandi sinsquat yego ngakoraho pe sinsquat ariko ntabwo abantu bazi ko nzi gucuranga okay bivuze ngo kuririmba byakomeje kuganza nibyo bintu byabyibushye byaganjije gucuranga kandi koko ngewe ngera n'ahantu cyangwa nageraga n'ahantu ngiye no mu gitaramo umuntu yampamagara ngo ndacuranga kandi tunaziranye impanga yego ukabyanga ariko nagira nyine kambivuge gutya mukabwere agukoreramo wama mikoro gatoya mpita numva umunezero utashye ukumva umunezero waje cyane bwana sifiwe ku buryo nanajyaga n'ahantu ndi bujye mu gitaramo nkaririmba nashaka nkatasimba aho rero ndagira ngo twihute kugira ngo tutaza kurambira abantu kandi tuzagirana ikindi kiganiro kuko na muri Geda 25 n'urugendo natekereza ko rurabyibushye runini cyane bujya muri Geda 25 banzuhere hariya muri Mario urarejya muri Geda 25 wagiye kure bro aho ntabwo turahagera ndaza kuhagera mu kanya ubundi ukimara kubona hari ibyo umenye ugize basic mu gucuranga kuririmba byo ni impano urugendo rwanjye rwo kujya Kigali aho niho nshaka wisanze gute nari ndi Kayonza niho nabaye igihe niho nabaye igihe kinini noneho ndabyibuka nagiye Kayonza kuva 2020 navuye ejo muri 2024 yego 2024 nko mu kwa gatatu ni 24 nibwo navuye noneho ni Imana ishaka kugira ngo igihe kugeza muke kano kana ari umupapa watwigishije ijambo aravuga ngo kubera ko Imana yitameze nk'abantu yego iyo ishaka kugira ikintu gikomeye yego iguhisha ahantu hakomeye ntabwo uri bukumve buriya diyama iba mu cyondo ariko niyo yaba imyaka 1000 mu cyondo ishobora guhinduka icyondo ni ukuvuga ngo uri mu bibazo wishwe n'inzara wapfuye wahwereye aho ngaho ni Imana ubundi tubika kuvana yego kuvana ukabyibuka inyenda ikanga no kugukwira ni ukuvuga ngo ikintu nshatse kuvuga ndi Kayonza hajemo umuyaga unacuranga kuri Vivante bazantu maze imyaka 2 hazamo umuyaga kubera umwadimini waho bari bahinduye ushinzwe iterambere abona ngo umucuranza ahantu araza nangwanya nuko ngwanya mbyumva cyane nukuri pe aranyicaza nambwe ati rero bitewe n'iyi mpamvu A BC kubera ko cyo dukeneye utakiri kubiduha genda yego kandi umuhungu ninjye nenda ahuje rero nazanye umuhungu gacuranga indirimbe yego wacuranze ko akundi umuntu ushobora gucuranga nk'akantu yaborotse noneho ngiye nkagafashirizwamo namubwira ngo utava kuri ako kantu arakavuza mpaka kuva icyo gihe ngiye bahita uhita baguruka ku ntebe ibyo ariko mu bacuranzi bo by the way bacuranzi barangasaringa ariko bangasaringa nta bundi buhanga afite buri hejuru ahubwo byaturutse muri ya Holy Spirit yamanutse ikajya muri abo bantu bahari noneho nanjye ubwanjye ahubwo nutarengaho hari ahantu ugira ukumva hararyoshye ahubwo ahantu mpavuye hita bisubira kuri DJ guma ahantu yego hajemo umuyaga noneho ngira amahirwe mutanjyanye Nyagasambu bandangira Nyagasambu ngiye Nyagasambu mitamura na mami wanjye aho ni uruzingiye mami wanjye nawe tumusoze tanamusoje reka dusoze mami Deborah turamusoje mu izina rya Yesu ndi umuhungu we cyane ndi umuhungu we umuntu uhagarara akavuga ngo uri umuhungu wanjye ndi umwana we ndabizi nanjye ndabyemera uri umwana wa mami Deborah mu buryo bw'umwuka 100%. Mwahuye gute byazamutse gute? Ni Imana, ibyo mubwira ngo ni Imana. Ubwo mbi Nyagasambu nacuranze piano ari Nyagasambu. Asenye nacurangagamo piano narwo ni Vivante, kuko Vivante zari zaramuriki. Noneho umugabo wiwe wa Deborah ubwo ni Daddy aza guhamagara umuhungu twabanaga nawe umucuranzi. Aramubwira ati ariko se wazaje tugakorera igitaramo. Aramubwira ati ariko mfite undi musore tubana w'umuririmbyi
yego twazaza tugakora igitaramo nta kibazo noneho ndaza muri gitaramo ndaririmba ko iyo ndi kuririmba singe nta kintu njya nitaho ipfa kubona ngo akangu kangiye kuririmba nita ni tayari umwuka wera hita amanuka nihuza n'ikirere mbese umuriro w'umwuka uhita ukuzura niyo naba ndi ngira ngo niyo wamfata ukanshyira mu musigiti nkahita ndirimba ntitanirengagiza ko ndi mu musigiti niyo naba ndi mu isoko aho ni mwuka wera aba arimo akora cyane ndaririmba turangije turataha mu gutaha mami abonye iyo video noneho iramwatrotinga kumumagara kuko ni wa muntu utajya ureba ahangaha tugira mu ndorerwamo turimo yego wapa ureba muri future y'umuntu we ahitare muri future cyane n'umuhanga cyane mu kureba rero akavuga ngo ko byagenda uko ariko kose nubwo tameze neza ariko byagenda ushoboka ko ingi ari diyama reka diyama kari mu cyondo arangije aramfata arambwira ati yuza sa mungu wanjye nanjye nemera ko umwana mu rugo imigisha yose nagize yavuye mu guca bugufi kwa mama niko mbivuga yes iyo ufite amaboko akurera iyo ufite amaboko akurera neza ugira uburere buzima naho rero byahereye ku Kigali ndi Nyagasambu i Kigali uvuye Nyagasambu deje ugeze Kigali cyane mami murahuje n'ubu ngubu ndi umuhungu we ijana ku ijana hanyuma dusobanuye noneho uyu munsi wa none mami yakugejeje Kigali utangira gukora ama performance atandukanye mukomeza gukorana byaje gute kugira ngo wisange aho twakubonye muri 2025 yes reka mubwire buriya iyo uhindutse igitangaza abantu baratangara ndabyibukana n'ibisanzwe njye nakubwiye ngo iyo ngiye kuririmba nuko yego ngira niyo performance yanjye ujye ukora kuzikurikirana njya nkunda kuzikurikirana yego kuntu mba meze simba ndaho ngaho nukuri ko mu ijuru simba ndaho ku buryo nsohotse niva gutya nko ku gatuti cyangwa nsohotse mu ikanisa Imana ikaza gutwera abera bayo namura mu bambere nyine nuko mba meze ibintu byose kuko Bibiliya avuga ngo umurimo mwerekeje umwete mwerekeje amaboko mukorane umwete yego noneho nanjye iyo ndi mu ikanisa nta kindi twari yego no guhimbaza Imana ndaririmba nk'igendera Imana ikikora yego nuko ni ufite wanyu bitane yabaye inshuti yanjye itwara se yego niwe wambwira ati se umeze neza arambwira ati abinganiza ibintu bya Ghetto 25 arambwira ati dufite groupe twahimbaza turifuza ko wazaza ukabana natwe yego ukadufasha yego afite performance y'iminota 8 y'iminota 8 yego kumva ukuntu iki gitaramo cyari giteye ubwoba ariko kuva ku munota wa mbere ndi kuririmba kugeza ku munota wa 8 yego rero kumva cyane ugasubiremo kuva ku munota wa mbere nari mfite mikoro nyoboye kugeza ku munota wa 8 ni iki byakubayeho bidasanzwe muri icyo gihe kababwiza ukuri yego ari ibintu byambayeho bidasanzwe muri ibyo bihe bwa mbere surprise y'Imana yambayeho nagiye bakitubwira ko nzajya muri Marriott kugira ngo abantu babyumve muri Marriott hotel yego y'inyenyeri 5 bakitubwira ati rero muzazana baga zanyu zirimo imyenda gusa yego imyenda gusa muzambara performance ibindi muzaza murara muri Marriott afro mubwije ukuri se mvuga gute sinasinziriye uwo munsi buri bucye tukajyayo ntabwo nasinziriye sinyina rose bwacu
numvaga amasaha atari buze kugera ariko tujye tubwiranye ukuri dukurikije aho twavuye tukareba n'aho tugeze hari ibintu bituma imitima yacu inezerwa ku rundi rwego huye ni ukuri kw'Imana niyo nkuru njyewe navuye mu rugo neze moto ndagenda twari guhurira n'abandi bavandimwe turagenda ngeze kuri Marriott ninjiye barimo barataka numva natera haleluya ariko mbona abantu bose bahari ni abazungu twazanye ibo babirabura naravuze ngo ndi mwishi iri ni ijuru rito hari aho bigeze iri ni ijuru rito hari n'ikintu bibiri bivuga ngo Petero yabajije Yesu aramubaza ngo ese ko twaretse byose tukagukurikira ngo ariko uzaduhemba iki ngo yawe ngo mukiri mu isi ngo nzabakubira nawe watangiye kubona bya bindi Imana yavuze ngo izakubira abantu bitangiye kuza reka nkubwire ibintu byose byo mu isi ni Imana ushaka kuba ufite miliyari ni Imana icyo duharanira ni kimwe ni igihugu cy'isezerano iyo mpano rero yamanutse yari ibyibushye kuko naragiye ngeze muri Marriott basuze kudusaka bamereza agakarita kameze nka tapandiko kuko kwaza ku cyumba iyo uri hanze utagafite wakinjira banamara icyumba aravuga si 317 Frode ntitukabeshye kuva nabaho n'ubwa mbere ngiye muri Zanzibar we ntitukanabeshye yes bitewe na iyo niyo nzira niho tuva kandi aho twavuye nyine hari aho turimo tugenda muri Bibiliya uwo Dawidi yamagaye ngo basangire ni Makiri ngo amukuye ahantu bitire de bar kwa Makiri aho ngaho iro de bar ngo kandi yari umwana umugaye ibirenge tukiri iro de bar hari igiuza wanyere bwawe kabuti kabisa wow noneho ubwo nibwo mbere ngeze muri Zanzibar agashya kambayeho nakavuga wowe nagiye muri Marriott nigeze kukavuga ndi kwa mami mu giterane ndikambivuga kandi aho byari online nagiye muri Zanzibar noneho ndibuze kurya ye muri restaurant iba muri B1 njyewe nikandira G njye muri gym nisanga muri gym bari gukora udusiporo nayobye none yibaze narayobye ndayobaga telefone kanjye kazimye nakuyemo nkakije ngira Imana akajya muri mbamamagaye abashuti banjye bahita bambwira bati subirayo ukande B1 ako gashya kambaye performance nyirizina wow afro bakimvana bakidukura kuri Marriott tugiye muri performance navuye muri Marriott kuri Marriott senga Imana yarya ninde muri Bibiliya ni Ana usenza amasengesho adatobora nasengaga amasengesho ngazunguza iminwa gusa abandi bose turi kugendera bari muri story nicaye imbere kwa shoferi kugira ngo ataza kugira umuntu uza kundisturbinga ambaza se meze neza akuderanje nicaye imbere shoferi nawe ari imbere aratwaye nanjye ngenda ndeba imbere na flying ndimo ndasenga gusa ngira Imana ubane nanjye yego yes turinjira batwereka ahantu turi bwambarire turi bwanirire turi yes abyibuka performance yacu niyo bafunguriyeho niyo line isi yose iri kureba abandi ba Prosperi ba Emma w'Imana ba Krizo bo bakoze performance batari online nimwe mwari muri online bambere bikare nipfutse yuzuye wow kubera Imana bagiye muri checking sound yagara kuri stage turi muri checking sound ndabase mubitera ubwano ndavuga Imana icyo wabuze n'igihe yego aka ni gato kimana yavuze ni gato ariko iritangiriro
ninyeretse ko inyuma hari ikintu kibyibushye imbere ko hari ikintu kibyibushye inyuma y'itangiriro hari ikintu gikomeye ndavuga ni Imana uko wagendanye na Dawidi ava mu ishyamba akava mu ishyamba Rwanda n'idubu ishyamba navuyemo ndarizi aho ngeze ahangaha suswa amavuta ngo ndagere bwa yego suswa amavuta ariko mfite ibyiringiro byuko uzagera nuko Sawuli agihari agitera amacumu nkayakwepa ibyiringiro yuko nzaba umwami Bwana sifi amen dukora checking sound turagenda tujya mu cyumba aho nicaye no mfite ama video ndaze kuyakoreka twari mu gitaramo twene nubwo twicaye kutuganire ngo tujye muri telefone duchatting twagezemo mbwiro umupapa bita Arsene amwe twitaramo turaririmba baraga z'Imana ziramanuka turaririmba ku buryo bwiza bw'Imana bururuka twaririmbye ndavuga nti ni ngi yabari performance turaririmba isaza tuza performance zigeze Satani araza gira ubwoba Aphrodite gira ubwoba dukora check sound nta bantu benshi bari yego twinjiye bari buzuye ngira ubwoba BK Arena yuzuye BK Arena none sinige igitangaza cy'Imana kuva nabo nibwo bwamene ngiye muri arena kandi sinari mbuze ubushobozi bwo kujyamo yego ahubwo sinigeze njyamo ngiye gufana mbese wagiye muri BK Arena ugiye kuririmba sinagiyemo ngiye gufana umuhanzi ahubwo nagiyemo ngiye gufata umwuka wera ngayihuza nabo iyo ndamuka mvuze ngo nagiyemo bagiye kumfana niko mvuze ko ari kwihimbaza no yego nagiyemo ngiye gufata umwuka wera kugira ngo muhuze n'abantu yes none icyo nicyo gitangazo cyabaye none ngira ubwoba Sarura stage ngira ubwoba hamwe nagize ubwoba nitira intoki ntifuza ko wamagaka mikoro ko kwambara hano kuko numvaga imbaraga zitazirimo ngira umusisa ko twagiranye nkuko yarayimara gucura ngani mfata ndi gutitira ndangengera ko ari video bashyizemo yamaraga ngira ngo umunota niba atari minota 3 ngiye tujye kuri stage iyo minota 3 nimaze bamfashe mu biganza ndi gusenga no kuri kwimana basoje gusenga umuzungu wari uhari uri ku directing abantu atavuga ngo ugende nurira gatuti nurira stage Bwana sifi ndavuga ni Imana nkuko wiyerekanye kuva kera niyo munsi wongere wiyerekane kandi nakubeshye Imana yarigaragaje Imana ishimwe Imana yarigaragaje kubona abantu barenga 2,000 bikari naribuzuye kubona abantu bose banezerewe bagafashwa bakumva mwuka we apana kundeba kuko ngiye ndindeze ndiwo kwandi ahubwo ni isezerano ry'Imana rikomeje kubana nawe ni Imana yonyine yikoreye yego ni Imana yonyine yikoreye umunsi yabonye igihuru kiri kwaka igihuru cyatse byari nta muntu wagikongeje bivuze muri ibitangaza by'Imana ibitangaza by'Imana bishoboka ko ushobora kubaza umuntu wari akakubwira ngo ntabwo ari ngiye yarebaga yego twabonaga ari ibitangaza by'Imana ni Imana yikoreye kandi afu Imana yarakoze hanyuma kugira ngo tugane ku musozo ni ubuhe butumwa cyangwa se nihe message watanga ku bajene ku basore bakiri batoya basenga Imana ariko babona yenda mu buryo mu buzima babayeho bendaga kubivamo bendaga kuva mu gakiza mu gihe wowe ahubwo agakiza ari buri mukura mu buzima agakiza kaguhindukiye ibyishimo n'umunezero n'ubuhe butumwa waba Afro kamubwire buriya Bibiliya nivuga ngo abantu igihumbi bazaga imbere yawe abandi inzovu sindi kubyibuka neza gusa uwo Imana yatunze ngo abantu benshi bamwibaza yego si uri kuvuga sengera ahantu henshi zitujuje ibikenewe ariko n'urubyiruko rwinshi n'abantu benshi bagiye mu buyobe nyine harimo abantu basubiye inyuma gira ubutumwa bagenera kubera ko bamwe ko yararike umunsi nikora ishusho yari afite isi kirema yego kambuge kano kaza Bibiliya irabitubwira neza Yohana wa mbere ibice byaho 5 ku murongo wa 12 ufite uwo mwana yego afite ubugingo amen udafite uwo mwana w'Imana ubugingo afite amen
Afro kuko ngewe njye nawe twaba turi inshuti yego n'ibintu ushobora kumenya nuko twaba turi inshuti gute ariko umwana wawe ikintu wamenya ashaka bari ikiraro ashaka bameze gute yego Yesu aracyateza amaboko uri mu buyobo wari wese ubundi ni inzu zo kuberamo amateraniro cyane ni inzu zatumaga abera bahura kuganira ku bwami bw'Imana kugira ngo bakomezanye kandi nk'uko icyuma ngo gicyazwa n'ikindi niko ukwiye gutyaza mugenzi wawe nibyo niko byari binameze ariko se ugira ngo insengero zirafunze ngo twashuriwe neza ko imibiri yacu n'insengero z'umwuka muri twebwe amen umwuka uri muri twebwe yego nicyo gituma dukwiye kwirinda mu buryo bwose bushoboka yego ikindi kumva ko njyarana ujya nkunda kujya kuririmba bakambwira uririmba nka Frank muririmba kimwe ufite wanjye nandi amusaranye ndamusuhuje cyane Frank muririmba kimwe ntabwo ngiye ndirimba kimwe na Frank yego ahubwo ushoboke ko umwuka wera duhereza ibirere bingana afite ukuntu yego duhereza ibirere bingana oya sekaneka kuvuga wenda bingana ushobora gusanga ikirere mwuka werehereza Frank nanjye ari cyo amanyurira yego akamba nawe akaguhaho rero ntago abantu bumva ko bashobora kuzinya impano zabo zo kuririmba ntabwo twabyumva kimwe yego abo ni nabo ugomba kugenera ubutumwa kugira ngo bumve ko uko Yesu Kristo yari ari kera n'uyu munsi ariko akiri niba uri umuramyi kuko kumva ko uri umuramyi impamvu rero ngo ntabwo twabyumva kimwe buri ntara ntabwo babuze bifunguye yego no mu karere arimo afunguye si byo se nimba uri Kayonza harimo yafunguye yego nimba uri Rwamagana harimo yafunguye ese ko aho ngaho ndabyumva ese ko hari abantu bava mu gakiza donc bakajya mu by'isi bibanezeza ubundi mu gakiza dukurikije yenda ibyo tugenda tubona abantu benshi bava mu gakiza bakajya kwinezeza mu by'isi ubundi agakiza kararyoha ntikaryoha ugiye ushatse kumbaza iki cyatumye nkaguma ni iki cyatumye ukaguma mana yanjye ubu uri mu gakiza arakenda kuko amafaranga urayafite uyu munsi wa none amafaranga warayabonye kuki wagumyemo kandi ufite n'amafaranga mu gihe abandi bahita bavamo uri mu gakiza arakenda yego uri mu gakiza ararwara yego aranasonza muko abandi bazunga yego rukumvikana ndabyumva n'uri hanze mubaho gusa icyo tubarusha ni kimwe yego uko tuzi intambara turwana nawe duharanira wow ni ukuvuga ngo kwiga kudafite intego kuba gupfuye yego buri kintu cyose tugikora gifite intego yego kandi Aphrodite mvuga iganuka Yesu wera utumye ntekereza ibintu bya mwuka wera gusa ikintu cyatumye nguma mu gakiza kandi ibintu byinshi bihari ni ikintu kimwe ubundi naje gusanga Imana kuko Yesu niwe wavuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza ni ukuvuga ngo naje gusanga umuntu uri mu gakiza no muri leta babayeho neza wow no muri leta babayeho neza nimba bavuga ngo ntukibe yego utari mu gakiza ariba bakamukubita cyangwa bakamufunga bira nimba ivuga ngo rituka ngo bisindishe wagiye mu kabari yatanze naye ataba umutwe wamenetse utameneka ugasanga wanyweye byeri nyinshi mu gitondo wiri warwaye umutwe niriwe ndi muzima namwe amazi cyangwa yego ni heza ubundi ntabwo mu gakiza ubuzima bwiza bwa mbere buba mu gakiza ni mu gakiza niba leta ivuga ngo rituka niba Bibiliya itubwira mu migani 5:18 guhera kuri 18 imirimo ya kamere n'imirimo ya mwuka iragaragara ngiyi akatubuza akatubwira ngo ntitugagengwe na kamere ni mu Bagalatiya mu Bagalatiya yego bakatubwira ngo ntitukagengwe na kamere bakatubwira ngo ntitugasambane bazamfata gute ko dusambanyije umwana tuje imyaka bivuze ngo umuntu uri mu gakiza abayeho neza ushaka kuba ushonje ushaka kuba waje ariko uri hanze utari mu gakiza ubayeho nabi
Sasa urakoze cyane tugera ku musozo ubu ni hehe hatari yenda kuko abantu benshi ntago bagira amahirwe yo kukubona ni hehe Soso dushobora kumusanga yenda niba ufite nka social media ushobora kugaragaraho umuntu ashobora gukurikirana ibitaramo bya Soso ashobora gukurikirana bimwe mu bijyanye n'ivugabutumwa Soso akora hanyuma kugira ngo tujye ku musozo tuzasubukura ikindi kiganiro gutaha ubu ni hehe umuntu yagusanga ni hehe umuntu yakubariza Imana ibahereza umugisha jewe mbere na mbere mbanze vuga naho neranira cyangwa naho teranira nta kibazo naho umuntu usanga ubwo nyine naho neranira hari ni kuri Nazarene Nazarene ni Remera mu Giporoso hirya Kamageni biraturanye Kamageni yo mu Giporoso ikindi ku ma social media ushaka kugira ngo ukurikirane kuko ari n'abantu bashobora kuzareba kino kiganiro akavuga se koko byo yatubwiye nibyo yego uzansanga kuri Umugisha Films Umugisha Films ni YouTube channel yanjye iriho na video za kera zaje kuzikuraho iriho na video zanjye za kera ndi Road Bar yego ngo nabaye inzobe ubwo nuko hariho na video zanjye za kera kuva urugendo rwanjye rwose ko nagiraga amahirwe nafataga video hariho video zanjye za kera n'iz'ubu ngubu yego Umugisha Films YouTube channel yanjye iracyari hasi ariko mwe na mwuka wenzi kizazamuka kandi ujye wakora subscribe share na comment kugira ngo dukomeze kwamaza abantu mujye kumugisha Films yego mukore subscribe mukore share mumukurikirane kabisa Imana ibaho umugisha Umugisha Films tubafite project turi gutegura y'ibitaramo ibitaramo dukeneye Imana kandi Imana yaduhaye tuzayikoresha turaza no gushyira hariya muri description turaza gushyiramo link dufite project turi gutegura y'ibitaramo kuririmba kuramya no guhimbaza Imana ko ni cyo kintu nshoboye amateraniro yanyu ajya ca online kuri Second Chance Pastor Deborah mami wanjye niho mbandi online ubundi singuko na mami umukore subscribe Deborah umukore subscribe ni kuri Second Chance Family cyangwa Second Chance mugiye umukore subscribe naho nta kibazo banarebe niho mbandi ibitaramo muri bubone wenda muraza kumbonamo ndi kumwe na mami wanjye Deborah Imana ibahereze umugisha turagushimiye rero Soso wakoze kubana natwe kandi wakoze kuduha ikaze kugira ngo tugusanga ahangaha tugusanze turabona uko biri mu mwanya tumaranye watuganirije neza Imana iguhe umugisha rero turagushimiye ko waduhaye umwanya kandi twabonye aho Imana igejeje ikora n'ibintu byiza kandi binejeje kandi Yesu Kristo akomeze agushyigikire urakoze cyane rero ubutaha ndatekereza ko tuzaganira ku bindi ndetse hari nyine tuzana gusanga ku itorero ukanaturirimbira cyane Imana iguhe umugisha asante ubutaha ubwo muzantu mirenzane na dutarane tuvuge Imana ngaho sezera abantu badukurikiye bari mu Rwanda no hanze igihugu ubundi dusoza abantu bose bari mu Rwanda n'abari hanze bifurije amahoro y'Imana bifurije umugisha uko wari uri kera uyu munsi uraza gusanga ari ikintu wahindutseho kubyagenda uko ariko kose nk'uko uhinduka niko Imana nayo ifite inzira ibihumbi izacishamo kugira ngo iguhindure ushobora kuba uri muri condition itari nziza ariko ubuzima bwose wabamo jya wumva ko buzagira iherezo kubera ko Imana nishobora byose si ukubasezera ndabasezeye cyangwa ndababwira ngo bye kandi turabakunda bakunda abantu mutarakora na subscribe kuri Uruzabibu bari babyibagiye bakore subscribe nawe bakore subscribe
ariko njye narayikoze urakoze cyane rero Imana iguhe umugisha ibiganiro byacu nakagaruka aha ni ku Ruzabibu TV official ngewe twabanye na Aphrodis Uwizeyimana umutumire wacu ni Soso ubundi dukurikirane ku bindi biganiro cyangwa se duhure ku bindi biganiro byacu by'ubutaha Imana ibahe umugisha bye